Bari mu ishyamba rinini cyane mu masaha y'ijoro ku rumuri ruke rw'ukwezi bagenda biruka birenze ibishoboka. Banyuraga mu biti by'ishyamba bagera ku gihuru bakagikatira. Inyamaswa zabaga zihuma hirya no hino. Umugabo w'umusirikare yari ateruye akana k'agahungu ku rutugu kari mu kigero cy'imyaka 5. Ubwoba bwari bwakishe kubera urusaku rw'inyamaswa kumvaga muri iryo shyamba, bikiyongeraho ibintu biteye ubwoba kari kabonye. Ababyeyi bako kari kababonye bapfuye. Kubera uko urugendo rwari rurerure, uwo mugabo yararuhaga umwana akamushyira hasi akamusaba kwiruka nawe. Nubwo yari akiri muto cyane, yarazi neza ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Mu mbaraga ze nke yirukaga nk'umuntu mukuru. Nubwo batari bakurikiwe bakekaga ko byanga bikunda hari abantu bashobora kuba babari inyuma. Umugabo yakomeje kwiruka afite icumu, umuheto, imyambi ku ruhande rumwe, kwita ko hari inkota ndende. Bakomeje kwiruka, umwana agize inyota iramwica. Yamushyize hasi amusaba kwiruka, umwana ananirwa kurenga aho ari. Amaguru yari yatangiye kubyimba cyane, atangiye kubura imbaraga. Yarebye hakurya y'imisozi irangirira, abona hatangiye kuza ibicu by'umutuku. Mu mutima yaribwiye ati bugiye gucya noneho, nubwo uyu mwana inyota imurembeje. Nta kindi yakoze, yateruye umwana amushyira ku bitugu, akomeza kwiruka. Agize amahirwe agera ahantu hashokaga amazi ku rutare. Byasaga n'ahari igisura, ariko ayo mazi ntiyakamaga. Yasumijeho umwana agarura agatege, aramubaza ati Rene, umeze neza? Uwo mwana Rene nawe ati oya Kiva, simeze neza, ndarushye. Umwana yatangiye kurira, Kivaru nawe agira agahinda. Yamuhanaguye amarira aramubwira ati wihangane Rene, kandi humura ubuzima bugiye kumera neza. Imana iraturinda, wowe nta muntu ugukoraho. Yari yabuze amagambo yabivugamo kuko umwana yari azi ko se na nyina nabo bavukana bose bishwe. Si ukubimenya gusa, yari yanabiboneye. Yamuciriye utwatsi amuryamishaho nawe amugarama iruhande. Bombi barasinziriye, Kivaru yongera gukanguka bukeye. Izuba ryari ryatangiye kuva, inyoni ziri gusakuza. Yateruye Rene wari ugisinziriye yigira hirya. Aho hantu yabonye ataharenga ngo bajye ahandi kuko hari amazi. We na Rene bari bagiye kumara igihe batazi bihishe mu ishyamba, kuko iyo hagira umuntu ubabona cyane cyane w'ibwami byanga bikunda ari kubica. Nta kintu cyo kurya na gito bari bafite. Nta myenda yindi bari bitwaje usibye icumu, inkota, umuheto n'imyambi Kivaru yari ahetse. Gutekereza uko bagiye kubaho byaramuhangayikishije, ariko nk'umugabo akoresha ubwonko ngo arebe uko ubuzima bwakomeza. Yaratekereje abona ko agiye guhiga abona inyamaswa nibura muri iryo shyamba bakabona icyo kurya. Ariko nanone nta hantu yari gusiga umwana ngo agende atekanye. Inyamaswa zashoboraga kumurya mu gihe yaba agiye guhiga. Kuri uwo munsi mbere y'uko bahunga, mu ijoro hagati y'ibwami bose bamaze gusinzira, mu murwa w'ubwami bwa Finoziri, abaturage bari baryamye, ingabo ziri kuruhuka. Hari hashize imyaka magana n'amagana igihugu cyabo kidaterwa. Umwami wo mu majyaruguru witwaga Zimo yagize umururumba ashaka kwigarurira igihugu cyo mu majyepfo cyari kiyobowe n'uwo mwami Finoziri. Finoziri yari afite umugore n'abana benshi, ari umwami witurije uzi ko afite amahoro. Zimo yifuje kumutera, hanyuma azana n'ingabo ze mu ijoro bakambika inyuma y'ingoro y'ibwami. Finoziri yararyamaga akagona, abarinzi be nabo bikabuko. Abenshi bibwiraga ko batuye muri paradizo, cyane cyane ko bumvikanaga n'ibihugu byose bari batoranye. Amahoro bari bayizeye 100%. Rene, umwana we muto w'imyaka 5, yari mu cyumba cye giherereye ku mpera z'ibwami. Urebye uko inyubako umuryango w'ibwami wararagamo yari imeze, we yararaga ku cyumba cyo ku ruhande. Yari umwana muto w'imyaka 5 wahoraga acecetse atavuga byinshi cyangwa ngo akunde gukina n'abandi bana. Abantu benshi ntibari bamuzi uretse bafashaga umwamikazi kurera n'umurinzi w'uwo mwana witwaga Kivaru. Uwo Kivaru yari umusirikare mwiza cyane, Finoziri amukunda bitavugwa. Nubwo Rene ari we mwana w'umuhungu se yari yarabyaye, abantu b'ibwami yewe n'izindi ngabo ntibari bamuzi cyane. Yari umwana utuje wibera mu nzu, umwami nawe atimvisha ukuntu umwana nk'uwo adashyanuka nk'abandi. Gusa yari umuhanga cyane, afata mu mutwe vuba, azi kuganira kandi atarwaragurika. Kugera ku myaka 5 ntibyari ngombwa ko abakirarana n'ababyeyi, cyane ko n'ubusanzwe umwana muto bamukoreraga agatanda hafi y'igitanda cy'ababyeyi. Umwana wabo wese wabaga amenye kuvuga bahitaga bamwimura bakamujyana mu cyumba cye. Umurinzi Kivaru wari ushinzwe kumurinda ntiyaryamaga, yararaga iruhande rw'inzugi ku buryo yagize umuntu urikingura yaba amwumva. Hari igihe umwami yamusererezaga akamubwira ko asinzira nk'imbwa kuko inyinshi muri zo zisinzira zisa nk'iziri kureba. Muri iryo joro rero abandi bose b'ibwami baryamye, za ngabo zari zihishe mu nkengero z'ingoro z'ibwami, zikaba ingabo za Zimo zaraje zigeze ku marembo zitera urwego zurira hejuru, zihagarara ku gikuta zirasa ingabo zarindaga ku irembo, hanyuma zisimbuka hasi zikingura imiryango zirayirangaza. Zinjiye ibwami zigenda zica ingabo zari zirinze zose. Icyo gihe ingabo z'ibwami zose zari zituje, abarinzi benshi bari basinziriye, nta nubwo bari biteguye kuba bakwirwanaho. Iza Zimo zari zibateye zakomeje kugenda zica abo zisanze imbere, zigera ku mwami Finoziri zica abarinzi be. Yararaga mu cyumba cyegeranye n'icy'abandi bana be 2 b'abakobwa bararagamo. Ingabo zishe abarinzi babo zinjira mu byumba nabo zirabica, zinjira mu cyumba cy'umwami we n'umwamikazi zirabica nabo. Finoziri yumvise inkota zikomanye aho yararyamye iruhande rw'umwana. Yabanje kwibaza ikibaye, acana itara ryo mu cyumba, rinahita akanguka, ariko Kivaru ntiyabimenya, afata icumu, imyambi n'inkota ye, akingura umuryango akubitana n'amaraso. Yazamutse haraguru gatareba ayo maraso. Muri ako kayira k'agakorodori abona abarinzi barindaga umwami bishwe.
Yakomereje kureba mu cyumba cy'umwami, agezemo asanga we n'umwamikazi bapfuye kare. Iruhande rwabo hahagaze ingabo zari zimaze kumwica, indi isa n'iri gupakira amazahabu yabaga muri icyo cyumba. Zashatse kumwica nawe arazitanga arazica. Rene yabonye Kivara agiye arabyuka ajya kurunguruka mu cyumba cya se, asanga amaze kwica ingabo. Umwana yarebye imirambo ya se na nyina atangira kurira. Kivara amufata umunwa azimya amatara yihuse, afungura ku muryango w'inzira y'ubuvumo yari aho mu cyumba cy'umwami. Ingabo za Zimuzo zabonaga zigiye kunesha ku mahoro, zicaga abantu zigahita zikomereza. Kivara yamanutse muri iyo nzira y'ubuvumo afite Rene ku bitugu, yamufashe n'umunwa agenda azika abantu bose b'ibwami bishwe. Yafashe umuhungu w'umwami agenda atekereza ati uyu niwe wari kuzasimbura umwami ku ngoma. Bamufashe bamwica kuko umwami nawe yamaze gupfa. Reka mucikane, hano nta kindi naba ndwanira. Yaciye muri iyo nzira y'ubuvumo ahinguka ku musozi wegereye ishyamba, atangira kwiruka ahetse Rene. Nubwo iyo nzira yari yizewe, we yibwiraga ko ahari ashobora kuba yakurikiwe. Abasigaye ibwami bo bakomeje kwicwa. Mu bari bamaze kwica umwami Finozili, Kivara atarahagera ngo bose abice, umwe yagiye gutanga amakuru y'uko bamurangije. Bahagaritse kwica ingabo zari zisigaye, mu ijwi riranguriye muri iryo joro, zirimo bwasakuza avuga ko ubwami yabwigaruriye, ko umwami yamwishe, ko abasigaye bakwiriye kwishyira mu maboko ye cyangwa akabica nabo. Nk'ibisanzwe, iyo umwami n'umuryango we bishwe, abasirikare bashaka kubaho bayoboka ubwo bwami bundi. Niko n'ingabo za Finozili zari zisigaye zabigenje, zishyira mu maboko ya Zima. Mu rukerera, Zima yasabye ko ingabo zamanitse amaboko zishyingura umwami wazo n'abagize umuryango we mu cyubahiro nk'uko babyifuza, hanyuma bakayoboka ingoma ye kuko yari agiye kuhafatanya n'ubwami bwe bw'amajyaruguru. Mu gushyingura, basanze umwana w'umuhungu w'umwami adahari. Bamushakishije ahantu hose baramubura, ariko banga kubaza Zima niba nawe bamwishe. Babigumishije ku mutima, abashyingura umwami n'umwamikazi n'abakobwa babo. Zima nawe yicara azi ko nta muntu w'umuryango w'umwami n'umwe usigaye. Muri rya shyamba, Kivaru nta kundi yari kubigenza. Yatereye Rene wari ukomeje gucika intege kubw'amahirwe abona imbuto z'amapera muhaho. Yubatse inzu y'ibiti nziza, mo hagati asesekamo ibikori, asigaza umuryango wo kwinjiriramo. Iyo nzu yayubatse guhera mu gitondo kugira ngo saa 12 z'umugoroba. Yakingishije ibiti, yasasa ibikori, we na Rene bararyama. Yaramubajije ati Kivaru, bariya bishe papa na mama ni bande? Nawe ati ni umwami Zima wabishe wo mu majyaruguru. Niwe ugiye kuyobora ubwami bwa papa wa Finozili. Uzihangane, igihe cyose n'igihe tuzaba turi kumwe. Uwo mwana yari agiye kubaho mu buzima bugoye bwo mu ishyamba, kandi yarahoze ari umwana ubayeho neza w'ibwami, waryaga ibyo ashaka, akarara ahantu heza, akambara imyenda ashaka, kandi akitabwaho mu bundi buryo bukomeye nk'igikomangoma cyari kuzavamo umwami. Mu mashyamba bari bagiye kubaho banywa amazi ku rutare, barara mu nzu y'ibiti, mu ishyamba ryararagamo inyamaswa. Iryo joro bwenda gucya, Kivaru yamusize mu nzu ajya guhiga. Yafashe umuheto wagenda yiruka, kubw'amahirwe mu buryo bworoshye, ahita abona impongo hafi ahirasa umwambo umwe gusa igwa hasi. Yarayikuruye ayizana hafi y'inzu. Ntacyo guteka, yewe nta n'umuriro bari bafite. Yakoresha uburyo bwa gakondo kugira ngo acane umuriro. Nk'umusirikare yari afite inkota ndende, iyo yari kumufasha kuwatsa. Yatangiye kuzenguruka hafi mu minota mike abona ibuye rimeze nk'irifite ubukana, arisunikira hafi y'aho yari yubatse inzu, kuko yarabonye ko ryari mu bwoko bw'iryo yashakaga. Yafashe inkota yikuba kuri iryo buye cyane n'imbaraga nyinshi, yegeranya amababi yumye n'uduti duto tw'udushari, abishyira hamwe akomeza gusa n'utyaza ya nkota ku ibuye. Yakubanye imbaraga igera itangira kuba umutuku, kubw'amahirwe umuriro urakuzamukira muri ya mababi. Rene yahise akanguka asohoka mu muryango, abona Kivaru yegereye ikinyamaswa. Umwana yari yashize ubwoba, aramubaza ati iyo ni inka? Nawe ati bayita impongo, niyo tugiye kumara iminsi turya. Nawe nzakwigisha guhiga, ibi nibyo bizaba ibyo kurya byacu. Umwana yegereye wa muriro arota. Kivaru nawe ashaka ibiti bikomeye, hanyuma bishyiraho, abaga inyama atangira kotsa zimwe zo kurya. Uwo munsi we na Rene biriwe bikinira, bibagiza agahinda kabo. Iyo mpongo bayiriye iminsi, Kivaru atakijya guhiga. We na Rene babyukaga mu gitondo bakotsa inyama, saa sita bakajya gushaka imbuto, ku mugoroba nabwo bakotsa izindi. Ariko we yarahangayitse yibaza niba bazakomeza kurya inyama zokeje, niba iyo myenda itazasaza n'ibindi. Gusa bari bafite amazi hafi. Yatekereje ko ibyiza ari uko yajya mu giturage akajya gushaka aho yakura imyenda, byaba byiza akakura n'ibindi bikoresho byo kwifashisha bari kujya bakenera. Kugira ngo bimworohere yigira inama yo kuzajya yajyanye inyama, akaguranishamo ibindi akeneye. Nta mafaranga yabagaho, umuntu yajyanaga ikintu bakamuguranira. Yabanje kuruhuka mu mutwe, iyo mpongo ibanza gushira. Ku nshuro ya kabiri yasubiye guhiga nabwo yica impongo. Yasabye Rene kuguma mu nzu akajya gushaka uko yabona imyenda bazajya bahinduranye. Yahise abagaho inyama, asohoka mu ishyamba ajya gushakisha uko yabona igiturage. Mu buryo butagoye yahinguranyije ishyamba, agera ahantu hari hubatse amazu, ajyanye inyama z'impongo barazirwanira. Bamuhaye imyenda yifuzaga, yabiye n'iy'umwana wo mu kigero cy'imyaka 5, cyane ko yababwiye ko afite umwana muto. Abo baturage ntabwo babonaga inyama z'impongo kuko abenshi batinyaga guhiga. Cyari igiturage cya kure y'ibwami, abaho ntacyo bitayeho, basa n'abafite ubwami bwabo. Babajije Kivaru haba, babwira ko yituriye mu ishyamba, katunzwe no guhiga.
bamuhaye imyenda ashaka. Ayibonye arabaza ati ko mwakunze ko nabazaniye inyama z'impongo, uwakomeza kujya zizana namwe mukama ibiribwa cyangwa ibindi ntakenera mwebwe mufite. Barabyemeye, bemeranya ko inyama izo arizo zose yajya zizana bakamuguranira ibyo ashaka. Ku yindi nshuro yasubiranyeho inyama, bamuha ikibindi cyo gutekamo, bamuha n'ibyo guteka. Yarishimye cyane kuko umwana yaratangiye kumuhangayikisha bitewe n'uko baryaga imbuto n'inyama zokeje gusa. Yabonye ko azakomeza kujya haza azanye inyama, nabo bakamuha ibyo adafite mu ishyamba. Abaturage bamwe na bamwe ntibiyumvishaga ukuntu aba muri iryo shyamba, bavugaga ko ribamo imbogo nyinshi. Bamugiriye inama yo kwimuka akaza guturana nabo, arabyanga. Muri icyo giturage imbogo yari inyamaswa itinyitse kubera amahembe yayo yigonze n'umujinya wayo. Abahigi bose babayeho barayitinyaga, kandi abantu bo muri ako gace ntibari bagishishikajwe no guhiga, biriraga inyama z'inyamaswa bari boroye. Kivaru baramutinye kuko yabaga mu ishyamba, gusa nawe ntiyababwiye byinshi bimwerekeye. Kubera ko Rene yari mu ishyamba, Kivaru atekereza ko isaha ku isaha ashobora no gupfa. Yatangiye kumutoza guhiga nuko yakwirwanaho, anamubwira ko ari umwana w'ibwami, ko agomba kuzasubira ibwami akagaruza ubwami bwa se, akica zima agahorera umuryango we. Agendeye ku kigero cy'imyaka yari arimo, yamwigishije ibyo ashoboye mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7, yamwigishije kwirwanaho ashaka ibyo kurya. Intego yari iyo gutuma atinyuka, agakoresha intoki ze agashaka ibyo kurya nk'amapera n'izindi mbuto, akamenya gutera amabuye no gutangira kwiyumvamo ubuzima bwo mu gasozi nk'ahari nabwo ubuzima azasaziramo. Yamwigishije kwisha no kutavugira hejuru. Yatangiye kumujyana guhiga inyoni n'udusimba duto, kandi gusakuza byari gutuma atabasha guhiga inyoni na gake. Yamwigishije uko yagenda mu byatsi ntibinyeganyege cyane kandi ntibivuge, atavuga kandi yitonze, akamenya gutega amatwi ku buryo yumva inyamaswa mbere y'uko ayibona. Muri iyo myaka yanamwigishije gutera umwambi. Yamukoreye umuheto muto, amukorera n'imyambi ingana nawe yo kwigiraho, atangira amwigisha gupima igiti. Byageze ku myaka 6 Rene ashobora kurasa ku giti gito kiri mu ntera ya metero hagati ya 2 na 3. Ikindi yagombaga kumwigisha cyihutirwa ko ari gucana umuriro. Mu rwego rwo kumwigisha ubumenyi bwo kubaho, Kivaru yamwigishije gucana umuriro akoresheje uduti cyangwa amabuye n'icyuma gito. Icyo cyiciro cyarangiye Rene yaramenyereye ubuzima bwo mu ishyamba, azi kurasisha umwambi mu mbaraga ze nke. Ubwo kandi niko rimwe na rimwe Kivaru yanyuzagamo akajyana inyama z'inyamaswa yabaga yishe muri cya giturage, nabo bakamuha ibyo akeneye. We na Rene bari basigaye barya ibiribwa bitetse, inyama zokeje barazigabanyije. Kwiga ntibyahagaze, bakomeje no mu cyiciro cya 2 kuva ku myaka 8 kugera kuri 11. Noneho ubwo yamutoje guhiga amahane imyitozo y'ingabo, kuko nawe byanga bikunda yagombaga kuzaba indwanyi ikomeye, akagaruza ubwami bwa se, akica Zimu, ubwami bwa Fenozili bugasubiraho. Kuri iyo myaka intego yari yo kumugira umunyabigwi mu kwirwanaho no kurushaho kumenya guhiga utunyamaswa duto. Yatangiye kumukoresha imyitozo y'imbaraga no kumenya uko yagira ubwirinzi mu gihe atewe. Buri gitondo babyukaga biruka, bakurira ibiti, bakamanuka imisozi, byose bakabikora vuba cyane nta guhagarara. Yamwigishije kugarama, akaba yarasa, gusimbuka ahantu harehare cyane, kugwa neza no gukoresha umubiri nk'intwari ikomeye, akamenya gukoresha amaboko yikingira, gucungana no guhisha umutwe n'ibindi. Yari ari gukora ku buryo yarakeneye no kumenya kurasa ku ntego. Yaramubwiye ati ugomba gukurura, ugakwega umuheto, ugakoresha umwambi. Batangiye guhiga utunyamaswa nk'inkwavu, ibisiga n'utundi duto duto. Kivaru yamuhaga intego buri cyumweru, akamubwira ati uyu munsi urica inkwavu 2 cyangwa turare tutariye. Uwo munsi nawe ntiyawupfushaga ubusa, ku manywa yirwaga yiruka ashakisha inkwavu n'utundi tunyamaswa duto. Nubwo gufata urukwavu cyangwa kurubona byabaga bitoroshye, byamufashaga kumenya kwiruka no kumenya gupima ikintu kiri kure. Yanamutoje gukoresha icumu n'ingabo. Kivaru yamucuriye icumu ryoroshye ryo kwitorezaho. Yamusabye kuryifashisha ritera ibiti, ibyo biti akabigereranya n'umwanzi ukomeye. Gutera icumu byatumye arushaho kugira ingufu nyinshi. Icyiciro cya 2 cyasojwe no kumwigisha kumenya aho inyamaswa yanyuze mu byatsi, ku buryo yirukankanye ikamucika, yamenya aho ayishakira. Mu cyiciro twakwita nk'icya 3, Rene amaze kugira imyaka hagati ya 12 kugeza kuri 15. Nta kindi yagombaga kwiga kitari imyitozo y'urugamba. Intego yari yo kumutoza akaba nk'indwanyi ishyirwa imbere mu rugamba. Muri iki cyiciro yamwigishije kurwana akoresheje intwaro zose. Yamutoje gukoresha icumu, umuheto, umwambi, inkota, nubwo bari barayikoze mu giti. Amwigisha kugenda mu mwijima ukomeye cyane no kurwana n'umwanzi akoresheje amayeri atari imbaraga gusa. Inzu babagamo hari ubwo yageraga ibikori bigashiraho, imvura yagwa ikaba yageramo imbere. Rene yamwigishije kubaka neza, atozwa n'uko yakwihisha umwanzi ntamubone. Byagendanaga no kumwigisha gucana umuriro, yajya kuryama akawurinda ku buryo bucyo ugihari utazimye. Amwigisha kubaga neza no guteka. Yaratangiye kuba agasore kari mu kigero cy'imyaka 15 kuzamura. Yari afite amatsiko menshi, abaza Kivaru ati none se kuko bose barapfuye, nta na mushiki wanjye n'umwe wasigaye? Nawe ati nta n'umwe wasigaye, bose barapfuye, bose barishwe, yaba papa wawe, mama wawe na bashiki bawe. Ingabo nyinshi nazo zarapfuye, ariko humura njye nawe tuzihorera. Rene ati ngomba kuzabahorera, uzamfashe duhorera ababyeyi bacu hakiri kare. Kivaru ati humura rwose, nzakuba hafi mwana wanjye, nzi ko uzatsinda.
ukwiriye gukomeza kwitoza ukaba umuhigi ukomeye. Nubasha kwica inyamaswa z'inkazi nta musirikare uzakunanira, ariko bizasaba inzira ndende n'amayeri menshi. Ibwami haba harinzwe ingabo zose zishyigikiye umwami, kandi nta muntu umwe wanesha ubwami bwose. Reka tubihe igihe bizagenda byoroha. Ku myaka 18 Kivaru yaramubwiye ati kiriya giturage nawe ukwiriye kukijyamo ukajyana inyama bakaguha imyambaro n'ibyo guteka, ukamenya no kuganira n'abandi bantu batari njye gusa. Twabahaye inyama nyinshi z'impongo n'izindi nyamaswa, ariko wowe uzajya ubashyira n'izi mbogo. Niyo tugiye guhiga, umunsi twayishe nzakohereza uzijyane, kubera ko nayo biba bigoranye kuyica. Nituyica tuzaguranishamo ibyo kurya byinshi n'ibindi bintu bitandukanye. Bagiye guhiga, Rene yaramaze kuba umuhanga cyane. Uwo munsi nta mbogo bishe, ahubwo bishe isatura, hanyuma bajyana kuguranisha inyama bombi. Rene n'ubwa mbere yaragiye muri icyo giturage. Yaragiye, abantu baramwishimira, babona ari umusore mwiza. Nubwo yiberaga mu ishyamba, yasaga neza cyane ko yogaga kandi akamesa nk'abandi bose. Guhera uwo munsi Kivaru ntenge gusubira mu giturage. Yahaga inyama Rene akaba ari uzijyana, we agasigara ahiga. Kandi rimwe na rimwe yamaraga iminsi yiryamiye, Rene ari uhiga wenyine. Yifuzaga ko aba umugabo kugira ngo azajye gutabara ingoma ya se, afite imbaraga zihagije n'umutima ukomeye. Ku rundi ruhande, umwami Zima akimara kwica Finoziri, se wa Rene, yabonye ko ubwami bwe bwari butuye ahantu ho mu cyaro kandi butameze neza nk'ubwa Finoziri ubwo yari yigaruriye. Yahise ahimukira we n'umuryango we, aba ari ategekera ibyo bihugu byombi yaramaze guhindura kimwe. Niho yagize umurwa we mukuru. Yari umwami ukundira, yiyemera cyane ko ubutunzi yari abufite buhagije. Ikintu cyose yifuzaga yakiboneraga igihe, kandi umujyi wabaga uri gutera imbere niwe yajyaga kwituriramo. Abasirikare benshi mu bahoze ari abo muri icyo gihugu bari baribagije ko umwami wabo Finoziri yabayeho, barayobotse ingoma nshya ya Zima. Gusa bamwe muri bo bari bakomeje gushidikanya ku mwana w'umwami, kuko mu bo bashyinguye atarimo. Bagize aho bishyiramo ko wenda yapfuye, bikaba ari uko batigeze babona umurambo we. Mu ishyamba Kivaru yari yaramwigishije ko adakwiriye gutinya urupfu, kuko n'ubundi ari ryo herezo rya buri muntu, kandi ko n'abapfuye bari abantu. Yarengeje ati nupfa upfire mu kintu kizima ntuzaba upfuye, isi izakomeza kukwibuka nk'intwari. Rimwe Rene na Kivaru bagiye guhiga, ishyamba ryuzuyemo imbeho n'urusaku rw'inyoni. Bari bamaze amasaha agera kuri 3 bazenguruka mu bihuru bashakisha inyamaswa. Uko bagendaga amatwi yabo yumvaga umwuka hagati y'ibiti, bakumva byanga bikunda hari ikintu kidasanzwe kiri hafi aho. Rene yari amaze kugira imyaka iri hafi muri 20. Umubiri we wari umaze kuba umusore wamenyereye gukoresha umuheto n'icumu. Bakigera imbere, Rene yakubitanye amaso n'imbogo yari ihagaze haruguru. N'ubwa mbere yarayibonye, ariko yahise yibwira, kuko Kivaru yari yaramusobanuriye ko iteye, ko ijya kumera nk'inka. Yahise aceceka ashaka guhindukira ngo asubire inyuma yiruke. Kivaru yaramubwiye ati ntuhunge, niba imbogo tutashobora kuyica ni gute twazahorera ababyeyi bawe? Oya rwose, uyu ni umuhigo wawe, ntutume uducika. Rene yavuye umwambi irasa mu muhogo, iza yiruka ibasatira, komeza kuyitumbira. Kivaru yamusabye kuyirasa indi myambi, nawe arabikora yirasa mu kaguru. Kubera umuvuduko mwinshi yari ifite, inyerera gato ikubita umutwe ku giti. Wa mwambi wari ukomeje gufata mu ijosi, imanutse iguye hasi uhita uhinguranya hejuru. Barishimye barayibaga. Noneho Kivaru ati tugiye kubona ibishyimbo n'ibirayi byinshi n'ibindi byose tuzifuza. Inyama z'imbogo ndabizi ntibaziheruka, nibazibona barazisamira hejuru. Barayibaze baryaho, hanyuma Rene afata izo kujyana kuguranisha mu giturage. Yagize ababwiye ko azanye inyama z'imbogo, abasaza baramuseka banga kuzifata. Bashatse no kumukubita bati wacyana we, ni gute utinyuka kuvuga ngo ni wowe wishe imbogo? Yego inyama n'iz'imbogo turabibona, ariko si wowe wayishe. Buriya wayisanze yapfuye, cyangwa ikaba yishwe n'indi nyamaswa y'inkazi. Bakomeje kumusakuriza bamwumvisha ko ari kubabeshya. Haza umukobwa wo muri icyo giturage. Iwabo ntibagiraga ibyo bagurana byinshi, bo ntibaryaga inyama kuko batabonaga ibyo kuguranisha, kandi bakaba batari boroye. Inyama nazo zaguranwaga ibintu byinshi. Uwo munsi nyina yari yemeje kugurira abana b'inyama, amuha ibishyimbo bihagije, aramubwira ati Rene naza ahasanzwe ahagarara, umwinginga bari wo mugurana. Uwo mukobwa wari witwaje ibishyimbo yabwiye Rene ati musore basi zinyihere, n'ubundi abo basaza bahaze inyama, niyo mpamvu bari kukuburanya. Njye ndabyizeye, imbogo ni wowe wayishe kuko warere mu mashyamba. Ninde wahakana ko utayica kandi ubana nazo mu mashyamba? Rene yaramwitegereje yishimira amagambo yamuvugagaho, yifuza ko yakomeza. Abo basaza bamwutse nabi baticecekeye se, wowe ntubizi, imbogo ni inyamaswa y'inkazi. Nta muntu n'umwe wigeze yica ngana atya. Umuhigi wicaga imbogo yapfuye kera, tukiri abasore. Kuva icyo gihe ntiduheruka kurya inyama zayo, nta n'umuntu uheruka kwica imbogo. Hari n'abantu bakumva ko yivugiye ko yishe imbogo, bikaba ibibazo bakamwamagana. Noneho uratinyuka ukemera ko yayishe? Izi nyama ntitwamuguranira kuko wasanga ari indi nyamaswa yayishe, kandi gusangira n'inyamaswa zo mu mashyamba turi abantu nta n'umwe wabikora. Iya Sente yaramubwiye ati Rene, hano nahazanye ibishyimbo, zinyihere. Rene yarishimye kuko yarabyemeye. Aho kuzimpanga mu ibishyimbo, yaramubwiye ati niwe ugiye kumbera umuhamya. Zitware ku buntu, nihagira ikibazo uhura nacyo cyangwa umwe mu biwanyu akagira ikibazo bitewe n'izi nyama,
n'ingaruka n'izindi muzange kunguranira, mwese abatuye muri iki giturage muzabyange. Hyacinthe yarabyemeye, ba basaza basigara bamurakariye. Iwabo baramwishimiye, bariye ku nyama z'imbogo bumva zidasanzwe mu kuryoha, inkuru bayikwirakwiza mu giturage hose. Rene yasubiye mu ishyamba asanga Kivara amutegereje. Yamugezeho imboko bakabanza kugira ubwoba. Yaramubajije ati wakwambuye se ko nta myaka uzanye? Nawe ati oya rwose. Uyu munsi abasaza bari batumye habura umuntu nguranira. Banze kwemera ko ari twe twishe imbogo, bambwira ko no kuvuga iryo zina babitinya kuko ngo ni inyamaswa y'inkazi. Baba batinya ko aho iri mu ishyamba yabumva bavuze izina ryayo ikaza kubatera. Kubabwira ko nayishe babifashe nko kubiyemeraho, banga no kubyemera. Inyama zo ngo babyemeye ko ari izayo, ariko ngo twasanze yapfuye yariwe n'izindi nyamaswa, hanyuma tubashyira ibisigazwa. Umukobwa witwa Hyacinthe wamvuganiye rero niwe nazihereye ubuntu. Biriwe aho umunsi urira, ariko mu gitondo asubiranayo izindi nyama nyinshi. Yasanze abantu bose noneho bamutegereje bashaka ko baha inyama z'imbogo. Inkuru yari yakwirakwiriye mu giturage hose ko none ari kuzana inyama z'imbogo kandi ko ziryoshye cyane mu buryo butandukanye n'izindi. Baramuguraniye bamuha imyaka myinshi abura uko ayitwara. Wa mukobwa Hyacinthe yari hafi aho aramubwira ati ngo nuyicumbike iwacu ujye utwara mike mike. Yaramwishimiye cyane kuko amufashije kuyitundira iwabo, indi nawe akayijyana mu ishyamba aho yabaga gake gake. Yagiye azaho kwa Hyacinthe akayijyana mu ishyamba gake gake, ageze kuyanyuma aramuherekeza. Barinze ku irembo ry'iwabo wa Hyacinthe aramubaza ati ariko Rene, kuki muba mu ishyamba? Kuki mutaza ngo mushake uwo muba muri iki giturage mujye mubeshwaho no guhiga ariko ariho mutoye? Nawe ati mu ishyamba niho nakuriye, njye na Kivaro ntitwaruta tuhava na rimwe kuko tuhafite amahoro. Hyacinthe ati kuki uvuga so mu izina? Nawe turiya si data yahoze ari umurinzi wanjye. Yatekereje ko aragiye kwivamo, aramubwira ati yego, twahoze dutuye mu ishyamba kandi ababyeyi banjye bishwe n'imbogo, niyo mpamvu nanjye nishimira kuzica. Kivaro yahoze ari umurinzi wanjye mu mashyamba, niwe twasigaranye nyuma y'uko wapfuye. Hyacinthe nawe ati sinzi impamvu ndi kumva umbeshya, ariko kuko umbeshya wambwira ko udashaka kubimbwira. Rene ntiyari yaramenyereye kuvugana n'abantu kuko yakuriye mu ishyamba yibandana na Kivaro gusa. Muri ako kanya yatangiye kumwiyumvamo, amusezeraho adashaka ko batandukana. Yageze mu ishyamba biganirizaho neza Kivaro ukuntu umukobwa mwiza nka Hyacinthe akomeje kumwitaho. Kivaro ati ntuzigere ubwira umuntu uwo ari we wese kuri uwo mu muryango wa Cyami. Uwo mukobwa ubimubwiye ashobora kubibwira abandi nkuru ikazagera ibwami bakaza kuguhiga, cyangwa se akagukunda agukundiye icyo gusa. Bamaze iminsi batunzwe n'ibyo baguranye mu nyama z'imbogo, biruhukiye nta mpungenge. Rene na Kivaro bakomeje guhiga, ariko inyamaswa babonye afataho akazijyana mu giturage, nabo bakabaguranira ibyo bashaka. Uko yajyagayo niko yahuraga na Hyacinthe akamuherekeza akamugezaho ishyamba ritangirira. Abantu batangiye kubona ko bakundana, ababyeyi ba Hyacinthe bararakara cyane. Bamubujije kuzongera kuvugana nawe, baturamenye ntuzigere na rimwe wongera kumuvugisha. Uriya musore utazwi uvugana nawe ute? Uriruhiriza ubusa, naho mwaba mukundana kandi ntimuzigera mubana na rimwe. Hyacinthe nawe ati ntiyigeze ambwira ko ankunda, abanganiriza ibintu bisanzwe biraho gusa. Iwabo bati rero niba ari uko bimeze umucikeho, nidushaka kuzongera kubona umuherekeje. Hyacinthe yarababeshye ngo badakomeza gusakuza, we na Rene bari baratangiye gukundana. Uwo munsi bakimara kumusakuriza yamenye amakuru y'uko Rene yagarukanye inyama. Yagiye kumureba iwabo atabizi aramuherekeza, bageze ku nkengero z'ishyamba aramubwira ati Rene, iwacu bambujije gukundana nawe, ariko njye nzi ko ntabishobora. Bambwiye ko badashaka umusore utazwi uba mu mashyamba w'umuhigi wanze kuba mu bandi bantu. Bambwiye ko wasanga nta n'uburere ufite, ariko njye sinshaka ko dutandukana. Nyijyanire mu ishyamba iwacu bambure, nawe utazagaruka hano tuzigumanireyo. Ariko ubundi wambwiye amateka yawe, kuko iwanyu bishwe n'imbogo. Mbere yo kujya mu ishyamba wowe wabaga hehe? Niho wavukiye se? Rene aramuhobera amubwira ati Hyacinthe, ndabyumva biragoye, iwanyu bafite ishingiro, ndi uwo mu muryango utazwi, ibyo bavuga ni ukuri. Kivaro yambwiye ko ababyeyi banjye bishwe n'imbogo, nta kindi yambwiye. Akenshi yanga kubimbwira kuko bimutera agahinda. Nanjye rero naramuretse. Kugeza ubu ngize icyo nkubwira ku buzima bwanjye naba nkubeshya. Icyo nzi neza ni uko wowe ngukunda. Ariko se koko wifuza ko twajya kwibanira mu ishyamba iwanyu batabishaka? Nawe yaramubajije ati wowe ntabyo ushaka? Rene ati Hyacinthe, ndagukunda cyane, nifuza kuba ndi kumwe nawe, ariko sinakwemera kuva iwanyu nonaha. Umunsi umwe nzi ko uzava ufite ishema, ababyeyi bawe bakishimira ko wankunze, nanjye bakanshimira ko nagukunze. Kuba ntafite umuryango nkomokamo uzwi ntibikuraho imbaraga z'urukundo rwacu. Tuzabana biciye mu mucyo. Hyacinthe yikije umutima ati reka mbyizere nubwo ntazi uko bizagenda. Basezeranyeho biyemeje kujya bahurira mu nkengero z'ishyamba mu ibanga, nta muntu ubizi, kugira ngo hatagira uwitambika urukundo rwabo. Ku rundi ruhande ibwami, umwami Zima yatangiye kwisaza, abaza abasirikare uko bizagenda kugira ngo arye inyama z'imbogo. Bari baramurahiriye ko ziryoha, ariko kuva yavuka ntiyari yakaziriyeho. Nta nyama atekerezaga ngo asanga ataraziriyeho usibye iz'imbogo gusa. Yatumije abahigi be abasaba kujya kumuhigira imbogo, ariko baramubwira bati aho kujya reka twica nabi, twiyicire wowe ubwawe.
umwami yararakaye bamwe arabica. Icyo yifuzaga cyose byabaga ari itegeko ko bakimubonera. Kumubwira ko batamwicira imbogo ngo arye inyama zayo byaramurakaje cyane, abahigi babafata nk'ibigwari. Yakomeje kwica abahigi bamubwiraga ko batabasha kumubonera imbogo, amakuru akwirakwira ahantu hose. Abahigi benshi yamaze kubica, tuma intumwa ze muri rubanda ati umusore uzabasha kujya mu ishyamba akica imbogo, nzamuha umukobwa wanjye w'imfura ambera umukwe. Uzabasha kuyihiga agatuma arya ku nyama zayo, nzamugororera. Naba ari umugabo wubatse, nzamuha amasambu n'inka yifuza. Izo ntumwa zageze no muri cya giturage cya kure y'ibwami aho Rene yazaga kuguranisha inyama. Zagezeyo zisanga hari umusore usubiye mu ishyamba ngo kandi yaramaze kuguranisha inyama z'imbogo. Izo ntumwa zasubiye ibwami ako kanya zijyanye amakuru zari zahawe n'abo baturage. Zagize imbere umwami ziti Nyagasani, hari umusore ukiri muto wibera mu mashyamba wica imboga akazanira inyama abaturage bakamuguraniramo ibyo kurya n'ibindi. Ntitwigeze tubwira abaturage babo ko bavuze ko uzatanga umukobwa wawe ku muntu uzabasha kuyica, kuko uwo musore we n'ubundi nta mukobwa wawe akeneye kuguranishamo ibyo yirira bitari inyama. Umwami yohereje abasirikare be yari yizeye ngo bigiriyeho kuko bakurura amakuru bamenye niba ari byo. Mu kugaruka bahuriye na Rene yazanye inyama z'imbogo. Babonye ari zo kuko banga kumubaza byinshi, bati byagenda bite ngo duhe imbogo yose? Nawe ati byasaba ko muzana ibishyimbo byinshi cyane, ibirayi, ibijumba n'ibindi byose biribwa bishoboka, nabireba nkabona bikubye imbogo 5 nibura. Nabo bati yaboneka ryari? Yarabasubije ati ejo muri aya masaha muzagaruke imbogo muzayitwara. Basubiye ibwami bapakira ibyo kurya byinshi cyane. Bagarutse muri cya giturage basanga harabategereje. Bari baje ku magare akururwa n'amafarashi ariyo bazanyeho imyaka yabo. Rene yarababonye amenye ko ari umuryango wifashije ariko ntiyamenye ko ari ab'ibwami. Yarababwiye ati kwinjira mu ishyamba sinzi ko byashoboka. Nimwikorere iyo myaka muyizana homba, hanyuma mwikorere imbogo yanyu mutahe. Barabyemeye bikorera ibyo bari bazanye, abayobora bajyana aho yabaga. Bagihinguka Kivaru yarebye imyenda bambaye abona ko ari abasirikare b'ibwami. Imyenda yari ayizi, hejuru bari bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku avanze n'umuhondo, kandi ibyo byambarwaga n'ingabo z'ibwami zikomeye. Akibabona yarirutse yisha mu mashyamba. Bazanye ibyo bari bikoreye babishyira mu nzu yabo. Batunguwe no gusanga muri iryo shyamba barakoze urugo rwiza, baba mu nzu nziza bafite n'izindi ku ruhande. Inzu basukagamo imyaka siyo bararagamo, kandi siyo babagamo cyangwa ngo bayitekeremo. Imbogo yari yicaye ahandi hantu hepfo, hanyuma bamanukayo. Abo bagabo 8 bari baturutse ibwami ari abasirikare, baciye ibiti babikora nk'urwego, bayishyiraho bayijyana ku magare yabo. Yari iremereye ku buryo bahageze benda gushiramo umwuka, barushye cyane. Amahembe yayo yari yigonze, ibyibushye ari ikimasa kinini. Mu kuyirasa Rene yari yayihamije ku mutima. Abaturage bo muri cya giturage babonye ko abo bagabo bazanye imbogo barahurura. Nubwo mbere bamwe bari bayiboneye n'amaso yabo nubwo yari yapfuye, bayumvaga mu nkuru ziteye ubwoba gusa. Abo basirikare bakimara kuva mu ishyamba, Kivaru yagarutse mu rugo afite ubwoba bwinshi. Ati niko wamenye ugite n'ingabo z'ibwami? Nawe ati zihe ngabo? Kivaru ati ntiwabonye uko zari zambaye? Iriya myenda yambarwa n'ingabo zikomeye mu bwami bwa Zimo, kandi niyo ivuganye so. Rene ati ariko sinari mbizi, ikosa nakoze ni irihe? Nawe tubu bashobora kukumenya. Nizere ko nta muntu wigeze ubwira ibyawe, kuko babimenye umwami yasaba ko bakwica. Rene ati nta muntu nabibwira, kandi mfite amatsiko yo kumenya uko tuzihorera. None nkora iki? Ibwami bagejejeyo imbogo, Zima akibona akanyamuneza karamurenga. Yasabye ko umusore bamuzana akamuha umukobwa we nk'uko yari yabyiyemeje. Nubwo Rene yari yahawe ibihembo yifuzaga, umwami yanze kwivuguruza, atuma ingabo ze ngo zijye kumuzana, amushimire, amuhe umukobwa we, amuhe inka n'amasambu kuko yarasubije icyifuzo cye. Uretse n'ibyo, yifuzaga kureba umusore wahize abandi akabasha kwica imbogo, kandi bikaba bitamutunguye asanzwe azica. Kubera ko we na Yasente bakundanaga mu ibanga, Rene yabwiye Kivaru ati amasaha yo guhura na Yasente arageze. Reka njye kumuganiriza nubwo ntazi niba hari icyo bizamara. Kivaru ati niba bataramushyingira undi musore ku ngufu, umunsi wawe w'umwami wabo bazamukwemerera, kandi ntuzagere umubwira ko uzaba umwami. Uzareka akomeza gukunda uko uri, nawe nicyo gihembo azabonye cyo kuba umwamikazi kuko yitwaye neza. Rene aramusetse ati wowe urabona ingabo z'ibwami ukihisha, warangiza ngo nzigarurire ubwami? Nahera he? Ubu ni ko wambwiye ngo nintegereze tuzajya kwihorera, nzageza ryari? Kuki nahaguruka nkajya guhangana nawe? Kivaru ati tuza ntujyeyo, ndakwinginze, tegereza igihe gikwiriye kigere, kuko uhubutse bakamenya ko uri umwana wa Finoziri bakwica rwose. Yigire kureba Yasente, amugeze ahasanga yababaye. Yari yamenye amakuru y'uko abatwaye imboga ari ab'ibwami, kandi ko umwami yanzuye ko umusore uzatuma arya inyama z'imbogo azamugira umukwe we. Yaramubajije ati ubu uzanga inka, wanga amasambu, wanga n'umukobwa w'umwami, utabaze n'icyubahiro n'izindi mpano bazaguha kubera njye? Rene ati se wuzemera kubana nanjye mba mu mashyamba, mfuka ahantu hatazwi, iwanyu batanshaka? Yasente ati banza unsubize, ndabizi ntuzaba ukinkunze. Rene ntiyaranaze ayo makuru, kandi kwemera byari biri kumugora. Ati humura ibwami ntibankeneye, njye nababwiye ko kugira ngo mbahe imbogo bagomba kundanira ibiribwa. Babikoze byarangiye bangoraniye, none ikindi ni iki? Kuki uhangayitse? Yasente yaramuhobera amugondera ati Rene
mu mutima wanjye ndagukunda, ariko mfite ubwoba ko niwanga umukobwa w'umwami uzavuga n'impamvu. Ese uzavuga ko ufite umukunzi wo mu muryango ukennye? Nubivuga se bakabimenya ntibazanyica? Umwami ntiyakwivuguruza, byanga bikunda arakujyanayo agushyingira umukobwa we, kandi umwami yabifata nk'agasuzuguro aramutse umwanzi. Yikije umutima, tuwabaye intwari kuri we kuko wakoze icyananiye abandi ukamwicira imbogo. None mbabarira ugire icyo umbwira. Rena ati hoya, ibwami bagiye naho mpuriye nabo sinzajyayo. Ubundi wabikuye he? Yasente ati amakuru n'ahantu atari. Mbere yuko baza hano umwami yari yaravuze ko uzatuma arya ku mboga zamuha umukobwa we, kandi wabikoze. Nabyo biteganye kuko nataguha umukobwa we ariko yakwifuza kukureba akakugororera nk'uko yabivuze. Rena yagizemo ubwoba, ayo makuru yemeza guhita atanga yahe Kivaru nubwo atarayizeye neza. Uwo mwanya yamusezeyeho asubira mu ishyamba, byose arabimubwira. Kivaru nayo byamuteye ubwoba kuko Rena yakoraga asa na Sefinozeri. Yaketse ko nagerayo zimaze ahita amumenya akamwica. Yari kuba agiye mu rugo rw'umwami wishe ababyeyi bagasigarana ingoma. Ubwoba bwari ubw'uko bamumenye bahita bamwica, wenda bigizwemo uruhare n'ingabo zahoze ari izasi. Yabitekereje aramubwira ati umwami naramuka atakumenye agashaka kugushyingira umukobwa we, uzamwemerere mu bandi. Iyi izaba ari intambwe nziza yo kwiyegereza ibwami n'abantu baho. Yinyuzemo ati ariko se nakubaza inkomoko yawe uzavuga iyihe? Uzamubwira ko uri mwene nde? Uzamubwira ko ari iyihe mpamvu wo mu ishyamba? Rena ati nambaza inkomoko yanjye nzamubwira nk'ibyo nabeshye Yasente, mubwire ko ababyeyi banjye bishwe n'imbogo, ko ariyo mpamvu nanjye iyo nyibonye nihorera. Gusa sinahemukira Yasente, sinamusimbuza umukobwa w'umwami wishe data. Kivaru ati tuza nkugire inama. Umukobwa w'umwami ntazaba mu mwanya wa Yasente. Numara kwigarurira ibwami uzamwica ubane na Yasente. Kwemera kubana nawe ni ukugira ngo uzamwifashishe umenye amabanga y'ibwami. Kuri Kivaru ubwoba bwari bwose, ariko ari kwiga ku kuntu babyaza umusaruro amahirwe yo kuba Rena yajya ibwami agashyingirwa umukobwa w'umwami. Ibya Yasente ntiyarabyitayeho. We yifuzaga ko Rena yihorera akica Zimo akaba umwami mu cyimbo cya Sefinozeri, Kivaru nawe akongera kuba umusirikare ufashwe neza. Ese Rena azajya ibwami? Naramuka agiye azitwara ate? Urukundo rwe na Yasente se ruzashoboka cyangwa azikundira uwo mukobwa w'umwami? Niki wifuza mu gice cya kabiri? Ntuzacikwe.